Umunsi wa Saint Valentin ni umunsi wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Uwo munsi urangwa n'uko abakundana bibuka urukundo rwabo, bagasangira, bagasohokana ndetse bagahana impano zitandukanye ziganjemo indabyo. Uwo munsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umunyaromani witwaga Valentin, wabayeho ku gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri, ahagana mu myaka ya za 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Muri icyo gihe, tariki ya 14 Gashyantare, habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno, wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi, abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe, bakayashyira ku kintu. Umusore yazamura izina ry'umukobwa, guhera ubwo akamuherekeza, bakajya kwizihiza umunsi wa Saint Valentin bari kumwe. Ibyo rero bikaba byaratumaga abakobwa bahura n'abasore, kuko mbere byabaga bibujijwe, ubucuti bwabo bugakomera bukavamo no kubana ubuziraherezo. Ku ngoma ya Claudius, igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye. Agira ikibazo cy'abasirikare bagombaga kurwanira igihugu, kubera ko abagabo bari bakiri batoya bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakira neza. Afatanyije na Saint Marius, batangiye gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga rikomeye. Amakuru yageze ku mwami Claudius ararakara, ndetse ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Nyuma y'uko Padiri Valentin afunzwe ndetse agakatirwa igifungo cy'urupfu, akubiswa amahiri akanacibwa umutwe, ng'icyo gihe yari ategereje iherezo rye. Abantu bazanaga indabyo n'ubutumwa bwo kumukomeza, bakazinyuza mu idirishya. Uyu munsi rero, tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka, uvugwaho byinshi. Hari n'abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi, amusura kugeza igihe cye cyo kwicwa. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byabaye mu gihe yasengeraga Valentin yongeye kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo Valentin anyongwe, bivugwa ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati, ni ukuvuga amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, love from your Valentine, ni ukuvuga urukundo rwa Valentin wawe. Amushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Iyi ni Bwakeye TV News. Gushimira yamaze gukora subscribe, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora.